imirimo ye ntabwigibarika ishirondoreka Yesu ubwenge ayindi mana siringirana baba ayindi zashira zirazanje imirimo ye ntabwigibarika ishirondoreka haleluya Yesu ubwenge Mana ndaguhimbaje haleluya Yesu Mana ndagushimiye uri Alpha uri Omega ni wowe tangiriro rya bino mwami Yesu kandi ni wowe uzabisoza amahoro ndaguhimbaje uri Imana y'agakiza kacu uri data wa twese mwiza ndaguhimbaje Yesu ndagushimiye cyane iminsi tumaranye myinshi ko wabaye umukristo ukaba wo kwizerwa ukambera inshuti tukabana mu buzima muri process y'ubuzima yose uri umugore mwiza uri inshuti yanjye ndagukunda cyane Uwiteka niwe wakumpaye kandi niwe nasengeye Uwiteka ndamushimiye niwe ukumpaye nzagukunda iminsi yo kubaho kwanjye kose ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha amen Yesu niwe nishema yambereye ubuhungiro acankura w'amahoro yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ntabwo nzavaho yambereye ubuhungiro awe nazamemukira azambera ubuhungiro ntabwo nzavaho yambereye awe nazamemukira azambera mwami umwami n'igitare gikomeye kirakomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye kirakomeye umufashe nyamuna mwamufashije koko ayindi mana ziringirana ayindi zashira zirazanye imirimo ye ntabwigibarika ishirondoreka Papi Clever arambwira ngo uyu muntu arakomeye mu buzima bwanjye reka nsaba amashyi amuturwe yambwiye ibintu nka bitandatu ariko ndavuga mu bike
ariko kuba ko yambwiye urugendo mwagendanye, yambwiye ibintu byinshi mwakoranye. Papi Clever ngo niwe wambwiye merci, ngo aramubwira ngo ukwiye gutunga imodoka kuko mu cyiciro cy'abakiri urimo, kandi icyo gihe merci yari afite 200,000 kuri konti. Aya makuru yambwiye tuvuye muri niba turamubwira ngo ufite angahe, ngo mfite 200, aramubwira ngo ayo ngayo uzayaguremo imodoka. Merci ahita bifata nk'ihame, ati none imbere y'imbaga, ati nkwambitse uyu mudari kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko uri uwo gushimirwa, uri uwo kubahwa, warakoze. Ati Imana y'amahoro iguha umugisha. Ati hari igihe nakoranaga na Papi Clever nta mpembe, akambwira ngo singuhembye kugira ngo wige gushaka amafaranga. Ati ibyo urimo ukora ni ibyanjye, tukwiye gushinga ibyawe. Ati niba washingiye YouTube channel bwa mbere, ati ntaramenya ikizavamo. Ati yarambwiye ngo nkwiye kuba umugabo kandi nkwiye gutunga amafaranga, ngo ya mafaranga ambwiye gutunga yarayatunze. Urabona ahantu ubukwe bwabereye birigaragaza. Niba namwe mubyumva muneza amashyi, tunezererwe. Ati papi yigeze kumbwira ngo nzubaka urugo kandi rukomeye, ngo nihabaho ingwe 5 zikomeye mu gihugu, ngo n'urwange ruzabe rurimo. Ati rero Imana irabishoje. Ati nzirikanye byinshi kuri Papi Clever, Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi warakoze. Nzirikanye neza yawe, nzirikanye yuko unkunda, kandi nzirikanye yuko wambereye amaboko. Reka dusabe mama merci ndetse na musirimu batera intambwe bigira imbere tubashimire. Mama merci ndetse na musirimu bigira imbere tubashimire, mwarakoze. Famiye musirimu bigira imbere, kaduse na famiye musirimu batera intambwe. Ati mwese mwabaye ababyeyi banjye mu buryo bukomeye. Ati mama tubiziranyeho, ariko famiye musirimu nawe mwambereye ababyeyi. Ati iminsi twamaze tubana, ati mwanyeretse ikintu gikomeye. Ati ntabwo nigeze mbabura mu ruhande rwanjye. Reka nsabe kubigeza bugufi impano. Ati mwahagaze ahantu hakomeye, mumpesha agaciro ngubwa neza. Ati rero kubera ko uyu munsi ibi birori ndimo ari mwebwe mbikesha, ati jye n'umuryango twubatse uyu munsi tuzabuba. Reka nsabe Fabiola na merci babambika imidari y'ishimwe. Ati ikipe itsinda ikwiriye gushimwa. Bati murabo kubahwa, bati mwahagaze ahantu hakomeye tuzabubaha iteka. Ati mama ni wakira igikombe, uri ikipe itsinda.